there's nothing new. Iki gice cya gatandatu cy'uru rwandiko nta gishya kirimo Paul agiye kubwira Timoteyo atari yamubwiye mu bice bibanza. Turaza kubibona, wenda bishobora gusaba kubilinkinga cyane uyu murongo uhuye n'uyu mu byabanje, ariko as turi we tubinyuramo turaza kubibona ko ari summary, niyo mpamvu tutari buze gutinda. So ejo twabonye arimo amukangurira ku buryo azajya afata church, uburyo azajya ahosha amakimbirane yabaye, gushaka abahamya, ariko yabanje no kumwereka uburyo azategeka abantu bakuru, abagabo, abasore, inkumi, abakecuru, uburyo azabagira inama umutima utunganye. Now arakomeza rero akamubwira ati umurongo wa mbere n'uwa kabiri, nureba abagaragu slaves, kugira ngo twabibonye anabibwira Tito. So ni ikintu gikomeye cyane. Hano bigaragara ko birashoboka ko abandi slaves bari bamaze kwakira ubutumwa bwiza, bakijijwe noneho bakumva this is the gospel, twese turi umwe muri Kristo, therefore nubwo uri boss wanjye ntabwo ukwiye gukomeza kuntegeka, bagatangira kubasuzugura. Now Paul is telling Timothy ngo abwire abagaragu b'imbata bajye batekereza ko bashebuja bakwiriye kubahwa rwose, kugira ngo izina ry'Imana n'inyigisho zacu bidatukwa. So abagaragu ntibakwiye gusuzugura bashebuja ngo nuko bose ari abana b'Imana, ngo kandi abafite bashebuja bizera cyangwa bakijijwe bo kubasuzuguzwa nuko ari bene data. No gusuzugura databuja nuko twembi turi bene data, turi abavukanye mu Mana ahubwo ngo barusheho kubakorera, kuko abagirirwa uwo mumaro ari abizera n'abakundwa. Ujye wigisha ibyo ubibahugure. Ngo ahubwo njyewe Paul niba nizera, niba narakijijwe, I should very much more respect and submit to the authority. Nkwiye kubaha cyane no kumvira cyane ndetse kuruta wenda n'utizera. Hari ahandi Bibiliya bivuga ngo tubikore nk'abadakorera ibihembo byaba databuja, ahubwo tubikore nk'abakorera Imana yo mu ijuru yitureba. Ngira ngo rero biratureba cyane nanone nk'abakozi dufite akazi dukora, dufite abakoresha, respect, kubahiriza inshingano, kubahiriza amasaha y'akazi, amen, ntiducitinge, ahubwo tugakora nk'abakorera Imana nyine nk'abana b'Imana. So imirongo ya mbere yarebaga abafite akazi, reka mbyite gutyo uyu munsi, abafite abakoresha, haba mu rugo, haba mu kazi ka buri munsi dukora kaduhesha umugati wa mugani. So akomeza rero ku murongo wa gatatu akavuga ati nihagira uwigisha ukundi ntiyemere amagambo mazima y'Umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana, aba yikakarije kwihimbaza ari ntacyo azi. Iyi ni ya warning y'aba false teachers twabonye no mu bice bibanza. Aba rero ngo nibaza bakaza bigisha ibindi bidahuye n'inyigisho nzima z'Umwami Yesu Kristo, that is the true faith, nta kindi baba bakoze ngo babikakaje, babihimbaza buryo. Atahubwo ngo abayikakarije kwihimbaza ari ntacyo azi, ngo ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge, bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Arimo aragaragaza characteristics cyangwa se ibiranga bano bantu baza bigisha izindi nyigisho zidahura n'ukuri. Arimo aravuga yuko number 1 ntacyo bazi nyine, ngo ahubwo ibyabo bashishikazwa no kugenda kubaza ibibazo byinshi bidafite iyo biva niyo bijya, kugira intambara z'amagambo, that is urumva n'intonganya nyine, n'impaka zidashira, ibitutsi. Bino bintu turabibona even in church, gukeka ibibi, impaka z'abantu boneneka ariko nta bwenge, usanga abantu barajya impaka ariko nta bwenge burimo, nta end utegerejemo, nta result. Ngo bakwibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Angana none yatatse abo bantu bigisha inyigisho z'ibinyoma
naba bishakira indamu zabo cyangwa their own profits cyangwa benefits. Abantu nasuye kare turimo tuganira, I will not mention names here, zabo twaganiraga twibaza ariko nakara cyabahe mu bavugaga ubutumwa ubari hehe, ugasanga umuntu arakubisa imyaka 3 arazimya aragiye nyine, kuko ibyo yakoraga nta butumwa bwiza bwari burimo, ari indamu ze gusa, agera aho akazibura cyangwa akazibona akagenda. Ngira ngo covid yo none irimo iranabikora neza, abenshi ntibakibona naho babikorera. So Paul is still warning Timothy of these people. So ahita amubwira rero icyo kubaha Imana ari cyo, instead yo kumva ko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamo, aramubwira ati cyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Ngira ngo iki ngiki twagiye tukibona henshi, nakunze kuvuga ngo umutima unyuzwe ntusonza. So hano ratuye kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe. Wibuke ni yandi yavuze ngo amushishikariza gukora afite umutima utamucira urubanza, cyangwa se no translating twavuga no gukora ufite umutima ubyishimiye, wishimira ibyo ukoze. Therefore ngo kubaha Imana iyo gufatanyije n'uwo mutima muzima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. So inyungu rero ntabwo ari njyewe uzishakira ngo nzikame mu bantu, ahubwo njye nubaha Imana nindangiza ngira umutima unyuzwe, icyo gihe rero nzaba mfite inyungu nyinshi. Hagiye gusobanura izo nyungu izo arizo, biraza kudusetsa, turaza kubona kweri ko bitandukanye cyane n'ibiturangaza. Murongo wa 7 ngo kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. So it's like challenging us, ibi bintu turimo dushaka gushyiraho amaso no gukama mu bantu nk'indamu zacu zinatubuza amahoro, ntabyo twazanye mu isi, nitunayivamo nyine tuzagenda. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. So for Paul arimo aravuga ngo kubona ibyo kurya, and this is in present tense, kubona ibyo kurya, kubona mfite ibyo nambaye ye kubamo biratureba, nibwo buzima dukwiye kubamo. Ibi abwira Timoteyo muri kino gihe, uyu munsi rwose tudakuyeho na kimwe, natwe biratureba. If I have something to eat, mfite ibyo kurya, mfite imyambaro, for the gospel birahagije. Kugira ngo ni nabyo Yesu yabwiraga abigishwa be muri Matayo ibice 6 guhera ku 25, amubwira ati akababwira ati ese muri mwebwe mwiganyira, paraphrasing, mwiganyira ngo tuzambara iki? Ese ubu ngo uzi ko na Salomo nubwo yari umukire yambaraga neza atigeze arusha uburabyo kwambara neza? Ngo ese Imana yambika uburabyo yabura gute kubambika mwebwe ibyo kurya? Ngo ese kurya kwanyu ntimuzi yuko umubiri ubugingo umubiri biruta ibyo ngibyo? So it's like nimwiganyire ngo tuzarya iki, tuzambara iki, kuko so wo mwijuru abizi. Ngo ahubwo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Actually ikintu cyitwa kwiganyira nyine kitwica, kuko akenshi dutekereza this is not enough, what I have is not enough. Ese ubu nzabaho nte? Ejo nzabaho gute? Bizagenda gute? I'm not discouraging gukora saving and so on. Rwose dukore cyane ko twabonye n'ejo Paul arimo kudushishikariza mu bice 5 ko dukwiye kwita ku miryango yacu, ku bakuze, ku bapfakazi, cyane cyane ngo dukwiye no gutunga ingo zacu. Icyo gihe ngo udatunze urugo rwe ntakwiye kwitwa umwe mu iterambere. Ariko nanone ibyo dufite bikatunyura, ntiduhangayike, ntitwirarikire, kuko ari nabyo bivamo n'ibindi byose. So kirimo gusobanura ubwo uburyo inyungu nyinshi zibonekera mu kubaha Imana biri kumwe n'umutima unyuzwe. Urumva ko umutima unyuzwe niba ufite ibyo kurya n'imyambaro biba bihagije. Ngo kuko umurongo wa 9, kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego. So hano arimo addressing bano bantu bishakira indamu, bashaka kwigwizaho ubutunzi, ngo akenshi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, rikaroha abantu mu bibakenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya twarabibonye mu bice byabanje,
avuga yuko abajya kuba abepiskopi abadiyakoni mu rusengero n'ibiki baba ari abantu badakunda amafaranga badakunda ubutunzi kuvuga ngo batabufite kubukunda something more kugira uwo mutima uburarikiriye urabona ko biri connected kukwirarikira kukwigezaho ibintu and so on ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose so that heart uwo mutima ukuza amafaranga ni umuzi w'ibibi byose kuko actually nyine aragutwara akagukura ku mana nabyo Yesu yavuze you can't serve two masters at a go icyarimwe you can't serve uriya mu zindi bibiliya z'icyongereza bavuga ngo you can't serve God and money you can't serve hari igihe bavuga bamwe ngo you can't serve God and Satan ariko bibiliya z'icyongereza zivuga you can't serve God and mammon and money ntabwo wakorera imana n'ubutunzi n'amafaranga nayo context yari birimo so ntibibandikana ntibijyana iyo umutima wararikiriye washukuriye ubutunzi n'amafaranga icyo gihe wirengagiza imana niyo mpamvu rero bavuga ngo ukunda umutima ukunda amafaranga cyangwa impiya ubutunzi ni umuzi w'ibibi byose cause you can do anything kugira ngo uyabone wakwiba wabeshya ubona mu kazi usanga umuntu arimo aratwistinga arabeshya nkatwe dukorera ku matere akagenda lisite akazizana yanditse abantu atanahuye nabo amafaranga ngo yayatanze atayatanze ukabona harimo ibintu byinshi rwose bimwe binapfuye ukabona umuntu afashe misiyo z'abantu bajyanye n'umuyobozi wabo araziriye akababeshya ngo ntaraboneka ukabona abantu umutima ukunze amafaranga ni umuzi w'ibibi nyine ariko umutima unyuzwe uba ufite ibihumbi 100 mukabisangira muri abantu bose bakugeraho ntabwo uba wirarikiriye ngo ngo niyatanga yose ejo nzaba mfite iki urayatanga ejo byagera ukabona ayandi kuko nyine ikeneye byo kwambara hari umusaza wabwiye kera actually ni sogokuru wanjye ngo yari akunda kubwira abantu ngo umuntu nagusaba ikintu uyu munsi ntugatekereze ko uzagikenera ejo kuko wagikeneye uyu munsi ukimuhereze noneho nawe ejo nibigera ugikeneye uzakibona so wimusubizayo ngo nzagikenera ejo kuko wagikeneye uyu munsi nyine I think that's what is teaching us today kutirarikira kutahangayika kwarwa n'ubutunzi bw'isi cause this perishes umurongo wa 17 ngo ariko woweho so agarutse yari arimo kumwereka bari abantu ko bameze false teachers kuva kuri verse 3 agera kuri verse 10 niba yabigisha ibidahuye by'ibinyoma ibibaranga ariko atinze cyane ku kwishakira indamu kwabo kumva ko kubaha Imana bibazanira indamu n'amafaranga nyamara ubwo atubwo baba batakaye so is warning us natwe rwose tugire umutima utameze nk'uwabo tugiye kubibona kuri verse 7 ngo ariko woweho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo tunakuvuga mbihunge uruhunge ngo ahubwo ukurikize gukiranuka nshaka n'ikiremo nkurikize gukiranuka ni rimwe kabiri nkurikize kubaha Imana 3 kwizera 4 urukundo 5 kwihangana 6 ubugwaneza ni ibintu 6 muhaye nka summary nshatse navuga ngo ni summary ya qualities zikwiye kuranga umwana w'Imana nkuko twagiye tubibona from chapter 1 harimo kwihangana nyine harimo urukundo harimo kwizera if we can have it back thank you musubire summary y'ibikwiye kuranga umwana w'Imana mu gukiranuka righteousness urumva umuntu ukiranutse n'umuntu w'inyangamugayo rwose kuri verse 11 hagiye tubibona agomba kuba ari umuntu wubaha Imana ubwo bikongeraho kuko mu kuyubaha kwe harimo no kuyubahisha nabo mu rugo rwe kongeraho kwizera faith ni ikintu gikomeye cyane hano yagomyamo kandi faith ifite substance ifite content la continue yayo ari umusaraba ari Kristo waducunguye akaba ari umuntu ufite urukundo maybe tuzagira undi mwanya kuganira kimwe ku kintu akaba ari umuntu ufite kwihangana uku kwihangana it directly connects kuri byose tumaze kubona
byo kudashaka kwigwizaho indamu, kuko umuntu ushaka kwigwizaho ubutunzi bwihuse kwihangana biramunanira. Noneho no kugira umutima w'ubugwaneza. Iyo twabonaga abahugura, abo yigisha, abana nabo kugira uwo mutima w'ubugwaneza. Ni ibintu bitandatu: gukiranuka 1, kubaha Imana ni 2, kwizera ni 3, urukundo ni 4, kwihangana ni 5, ubugwaneza ni 6. So instead of being like those false teachers, ahubwo we ngo yikomereze muri ibi ngibi. Ngira ngo natwe niyo application yacu tureba. Akomeza ku murongo wa 12 amubwira ikindi kintu yari yaramubwiye n'ubundi, tujye urwana intambara nziza. Actually ujye urwana, it's a continuous thing. Keep on fighting a good fight of faith. Intambara nziza yo kwizera. Nturwane mu bindi, nturwane mu bidafite umumaro, nturwanire inyungu. If it comes to faith, bije mu kwizera, please fight. Urwane iyo ntambara. Kandi nta ntambara yoroha. Arimo turibuka ko yari yamubwiye ko kwitoza ku by'umubiri bigira umumaro muke, ku biri bikeya, ariko kwitoza mu by'umwuka bigira umumaro muri byose, kuko binahera bikazajya no mu bugingo buraho. Akanamwereka n'igisirikare uko kirwana. So amen. Ni ukuvuga ngo ino fight of the faith ni ukumwereka yuko ubuzima arimo, ubuzima turimo bw'agakiza ni ubuzima bw'urugamba nyine, fighting. Kuko bino bintu yari arimo kubuzanya ni ibintu tuzabonana nabyo, tuzahura nabyo ahantu hose. Uzi gukorana na boss ukabona arimo arashaka gukora amanyanga, kandi nawe uri involved. Maybe ni wowe ukeneye kubyandika, ni wowe ukeneye kubyinitiatinga ngo bisinywe n'abandi, ukabona bifitemo inyungu. Nubyanga arakwirukana. What do you do? Yes, urumva iyo ni fight. If I have faith muri njyewe, nizeye Imana, nanga amafuti, nshaka kuba righteous, nzabyanga niyo byaba kwirukanwa nirukanwe, kuko ntago nirarikiriye ngo ejo nzabaho anyway. So he's telling him that is a war. You've waged war. Ngira ngo ni nabyo Paul yandikiye Abagalatiya mu bice 5, ahubwo rwose ati icyo umwuka ashaka si cyo kamere yifuza, kamere ibyo ashaka si byo umwuka amenya. They always in a fight. Ariko the good thing nuko uwiringiye Imana umwuka aratsinda. So ati rero muri iyo ntambara yo kwizera uzaba urwana, uzasingira ubugingo buhoraho. So it continually takes you to eternity because you have already started. Ngubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. So igihe wakizwaga, igihe waturaga, ubwo bugingo buhoraho nibwo wahamagariwe. Mu yandi magambo wari utangiye kubuviva. And iyi ntambara yo kwizera rero igiye kurwana ya biriya bintu bitandatu tumaze kubona kuri verse 11, kugira ngo byateye ngo bigumane, it's a fight. Uzumva umutima ukubwira no, ariko 5,000 se muri biriya hari wayabona. Yeah, there is a fight. Ariko ndi mutima kuko ufite umwuka wera akubwira ati wiyarya kuko Imana ngomba gukiranuka. That is a fight. Ngo rero slowly by slowly bizaba birimo kumujyana, cyangwa bizaba birimo kudutwara natwe ngo dusingire eternity yacu. That is when we die, cyangwa igihe Kristo azaba agarutse wenda tukiriho. 13 ati ndakwihanangiriza mu maso y'Imana ibeshaho byose. So hano harimo andi masomo wenda twagenda tureba rimwe kurindi, ariko kugira ngo twihute, harimo yuko Imana ni Imana ibeshaho byose. And byose means byose. So ni nka assurance no kuri biriya byo hejuru, ibidutera ubwoba, ibyakabaye bituvuna bidutera ubwoba, tugomba kumva ko ari Imana ibeshaho byose. And therefore natwe izatubeshaho. So ariko siyo message yamubwira ati ndakwihanangiriza mu maso y'iyo Mana nyine, no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Pontius Pilato. Ati uyu niwe Kristo yarabihamije nyine, urazi ari imbere ya Pilato ajya kubambwa n'ibiki, yarabihamije ngo witondere, umva icyamwihanangiriza, witondere itegeko, ntugire ikizinga habe n'umugayo kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. So this is righteousness, this is sanctification. Our Kristo, we are called for sanctification. Duhamagariwe guhora twezwa umunsi ku wundi, ntitugire ikizinga, ntitugire umugayo, tugahora twezwa. Umuntu ukirambuka, umuntu wubaha Imana, umuntu ufite kwizera, umuntu ufite urukundo, umuntu wihangana, umuntu ufite ubugwaneza, nta kizinga cyamubonekaho, nta mugayo wamubonekaho. I'm telling you. Ati ngo kugeza kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo kuzerekanwa mu gihe cyako.
kwerekanwa kwa Kristo kuzerekanwa mu gihe cyako, ngo niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe, ariyo mwami w'abami n'umutware utwara abatware. That is the God we serve. Is the King of Kings and Lord of Lords. Ngo udapfa, urumva arimo aramuhereza assurance of the God he serves. Ngo niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa. Nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Iyo none igihe Mose yigeze gushaka kuyireba, abantu bamubwira bati natwe turashaka kureba iyo Mana n'ibiketi, ngaho nimwiyeze muze mwegera umusozi bawegera Imana yajya kuza bagasubira bati genda wowe ugende. Mose nawe atari kubundi tuzajya nza duhure tumarane iminsi manuke ntwara amategeko nta nakubonye reka ze murebe. Sigiye ijya kuza rero iraza nkuba zirakubita ibitare birasatagurika ibiki, arangije biraza imucaho imwiyereka mu bitugu. You can imagine umuntu mu chatting utaramubona kuri WhatsApp, reka mvuge aho ngaho waraje ariko ndashaka kukubona, agahita kwereka mu bitugu bye. Cyaba biri funny, ariko we ngo yabonye bitugu aravuga ati ndapfuye mbonye Imana. So hano rero nyine niyo Mana idapfa, iri mu mucyo utegerwa, ngo nta muntu wigeze kuyireba nta n'uwabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibe ibyayo. Yewe na Yesaya ngo igihe yigeze kujya mu mwuka, Uziya amaze gutanga, Yesaya ngo agiye mu mwuka yibonye, ngo abonye abamarayika bayiramya n'ibizima bine n'iki, aravuga ati baba we, ati ndi umunyaminwa yanduye ndapfuye mbonye Imana. Amen. Kandi yari mu nzozi. So Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye, ni Imana isumba byose. This is the God we serve. He ends with amen on verse 16. Rwose ngo bibe bityo, arimo aramwashuringa. That is the God we serve. Twibuke context yuko ari Paul mu kubwira Timoteyo wari a young pastor mu myaka akiri mutoya, ufite abantu bamuruta bamuca intege, arimo aramubwira ati keep on, komeza ukore wicika intege, ntibagusuzugure, ube icyitegererezo, ugire biriya bintu bitandatu twabonye nka Samariya byose wenda twabonye kuva mbere. Ariko noneho ukomeze no keeping in your mind ko this is the God we serve, this is the God you're serving. So 17 twihuse ati wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe, agarutse ku butunzi, ngo kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe. Sanga arimo aramuwoninga kandi biragaragara ko abafite ubutunzi, abakire, abafite amafaranga, sometimes tugira tendency yo kumva yuko tuzaba sustained n'ubwo butunzi. Ushobora kugira tendency yo kumva yuko tuzabeshwaho n'amafaranga dufite kuri konti. Ushobora kumva yuko rwose ntuje meze neza kuko ukwezi kubura iminsi 3 ngo mpembwe. So arimo aramubwira ati bihanangirize bo gushyira ibyiringiro byabo, bo kwibona cyangwa ngo biringire ubwo butunzi bwabo, kuko ibyo ntibyizigirwa wa mugani. Ngo ahubwo biringira Imana, twiringira Imana, not our possessions, not our money, not anything. Twiringira Imana, duhanga amaso Imana yacu. Niyo twaba tubifite ibyo ngibyo, ntitwumve yuko ari cyo byadufasha. Naho uzanganira n'umuntu inshuti yanjye ejo bona ambwira ko bya saving. Ambwira uzi ko ushobora gusavinga miliyoni 10 ushaka kubaka inzu, zamara kuzura muri umuntu wakarwara akajya mu Buhinde ukayatanga yose akajya kumuvuza. Amen. Ntanahaze. The Bible irimo iratubwira kwiringira ubutunzi nibyo bapfapfa, ahubwo ngo twebwe noneho twiringira Imana yacu, ngo niduha byose kandi ntitwima, kandi ibyo duhaye tubinezererwa. 18 ngo kandi ubwira abo batunzi nyine bakora ibyiza, baba batunzi ku mirimo myiza. Yes, ni nabyo twabonye abwiraga n'abagore, aho kwirimbisha bambare neza bajya kurangaza abandi, ngo ahubwo bihatire kugira imirimo myiza. So natwe rero tubwira ngo aho kugira ngo twihatire kuri ubwo butunzi n'ibituba batunzi ku mirimo myiza, ngo kandi babe abanyabuntu bakunda gutanga. Wow, tuba abanyabuntu dukunde gutanga rwose, bitube dutange two kuba abanyabugugu, dutange, we give, ngo bibikire ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. So to end, aramubwira ati Timoteyo we, ibi ni bigaragaza nyine ko yandikiraga Timoteyo, ariko yari yanabivuze muri chapter 1.
atujye urinda icyo wagabiwe, uzibukira amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro. Tureba cyane, nanjye ndimo dukunda kuvuga cyane amagambo adakwiriye, amagambo atagira umumaro n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Ibyo tubizibukire rwose, ahubwo twite ku kurinda icyo twagabiwe. That is the salvation. Tugundire agakiza, tugundire the faith we have, duhore dutekereza, tumeditatinga ku ijambo ry'Imana, ari ryo ridutunga, ari ryo ritubamo, ari ryo rituragira, ari ryo riducyura, ari ryo amen, aba ari byo twigumiramo. Ngo hariho abantu bivuga ko babufite ubwo butunzi cyangwa ubwo bwenge, ngo bikaba byarabateye kuyoba bakava mu byo kwizerwa. Ati ubuntu bubane namwe. So actually buno butunzi hariho abantu bavuga ko babufite ariko bukaba bwarabateye kuyoba bakava mu byo kwizerwa. Ubutunzi ntabwo tubujijwe kubugira, ariko ntibutuyobye, ahubwo dushaka ubutunzi bwinshi nyakuri buri mu kugira umutima unyuzwe, buri mu gutanga, buri mu gukwiza abandi, buri mu gufasha abandi, buri mu gutunga ingo zacu, buri amen. So in summary, nanjye navuge ni mu byo dufite no mu byo duhirimbanira gukora, twemere tuyoborwe n'Umwuka Wera, turangwa na biriya bintu twabonye ku murongo wa 11. So agasoza ambwira rero tubuntu bubane namwe. And this is something very 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 great, kuko ubuntu nibubana natwe nibwo nibi byose tuzabishobora. So I think this is the end of runo rwandiko. Twibuke ko Paul yamubwiraga ati zaza kukureba vuba, ariko igihe ntaraza, komeza utunganye church, shireho abakuru bafite qualities nawe kandi. So actually tubona instruction ya Timoteyo uko wakwiye kwitwara, uko akwiye kuyobora itorero, uko akwiye gushyiraho abayobozi, nuko akwiye kugoma ku maintaininga church iri muri order, ari kwigisha abagabo, abagore, abakecuru, abasaza, abasore and so on, and qualities ikwiye kuranga buri umwe n'abakijijwe. Iki gice rero kibanze cyane ku butunzi, niho hafashe umwanya munini kutiringira cyangwa kutizera ubutunzi dufite, ahubwo tukizera Imana. So God bless you. I think we stop here.